ese upanga ikidari neza wa muntu w'abacuranzi bari bahari mu mugaba ntibamenyesha aya masaha kuko babaye benshi tuzavuga ngo dufate ikintu gutya kaza ubundi nawe akazana ibindi bise sizo papa uza musaza ariko mfite n'umucuranzi naje waje nakwiriye mu mucuranzi waje nadaye haguruka papa akomera ni fagiteri niwe lezi wacu niwe zunguri buriya umucuranzi rero bakuze byose mu kutanzanga umucuranzi papa ndabyegereje cyane ntabwo umugisha nari muze mufite ishimwe rikomeye ku bwa healing ministry aba bantu harimo abagore bakuru n'abandi batoya ndashima Imana ko Imana yabanye nabo bahuye n'ibigeragezo bahuye n'ibibazo hano kubera ibintu za kamera byaje usibye uvuga ikintu wabura mu minota ukabisaga ku mbuga z'amafamiye bawongera bagatanga ibindi bikimbe ndakoranye izi bintu kandi wenda umuntu atacaraganye kuvuga aba bene data sino bakibitabana babaye n'abantu b'abagabo urabona bafite barashatse aba bose babide n'abagabo aba bana bahuye n'ingorane bahuye n'ibibazo bahuye n'intambara ariko ndashima Imana ko muri ibyo bibazo byose bagize batacitse intege kuko muri iriya myaka haba gufata amadesinya abantu bahubutse bakaba bamwe bo bivamo bikaba byotuma wenda batakiya bakorera Imana uyu munsi bamwe ntibabayikora ndabashimiye kandi ndashima Imana yabanye namwe ikabakomeza muri ibyo bibazo no muri izo ngorane ikabatoho kw'Imana Imana yo mwijuru ihimbaza nanone ndashimira imbaga y'abantu bari hano amaminisiteri ari ahangaha abayumbe bari ahangaha ababyeyi bari ahangaha ndabona abantu muri arande muri promises bari isubizo y'amaminisiteri yacu yose n'amatorero abantu bavuye mu matorero atandukanye mwemeye guhagarara n'abano bana kuko hari igihe abantu baza bagira ibibazo abantu bamwe bakavuga ko mwapata ko ariko ndashimira Imana ko tumaze kugira abakristo bakuze mu bibazo abantu bagafatikanya gusenga no kwimenya Imana ngo Mana urebe bino bintu Satani tibize ndashimira Imana yabanye namwe kandi ndashimira bene data bose babahagaze kuhande kugira ngo muhagarare mushikamye muri uyu iki kintu sinovuga ngo cyaturashije Imana yaradukoresheje uyu murimo n'uwo healing indikiyaye iririmba mu materaniro n'akazaga Imana nta kindi ukundasha gukora ariko ndashimira Imana ko muhagaze kandi mukorera Imana y'Imana cyane abantu bavuye muri Canada turi kumwe hano batari Etienne hari igihe uje babonye gatuti abantu twazanye ntazi ngo bicaye hehe bakavuga uyu wacu ntatubona hari abandi bari muri Canada cyangwa muri Amerika bavuye hirya no hino baje gutanga ibi ni muhaguruke dukomere Imana amashyi Imana y'ijuru bavuze pesa bavuye ku mugana iri hafi ndanezerewe cyane kubabona rero Imana ibagirire neza nishimye cyane reka rero nganire ijambo ry'Imana hari abantu udashimiye nibagiwe ntabwo udashimiye yihangane kugira ngo amasaha tuyabyaze umusaruro tureke gutakaza wese bea ninde mufite titire muno wozo tureba message haguruka papa haguruka ukomera abantu amashyi bamufatiye abana nuko nta mwanya mfite ndashobora kubona na pasiteri yabo twabaga mwarakoze cyane kudufatira abana bakabahereza gukorera kugira ngo badatawanyika nishimwe iyo akaza kagaza mu mutima umuntu agakiza kataza karemere uri gucyundana uri gucyoma uri fide kigendera ngo ndoze sinzi kivyo yavuze ngo bakora ubute mu kiratubika Nikoko hari mani imwe akunda yose Imana ya Ibrahimu Imana ya Isaka na Yakobo Imana ya
hari abantu bihisha agahinda kanje cyo kwibwira ntago masebe manu bisengesho
w'ukuri uzamurika tukakira tukavuga ngo umuco ni Yesu. Yesu muyobozi. Haleluya. Kandi bijyanye n'ijambo bishobora kutwigishije kumenya Yesu uba ufite umuco wose, kuko uwo muco w'ukuri umuco ni Yesu. Yesu muyobozi. Kuko uwo muco w'ukuri uzamurika umuco ni Yesu. Yesu muyobozi. Kuko uwo muco w'ukuri uzamurika umuco ni Yesu. Yesu muyobozi. Umuco ni Yesu. Rero tugiye kuririmba izina ngo gafata kirazwe hadasiniwe wazo curanga turi iravuga ngo ne ibicumuro zawe ngo kigicu cyane kokoma izaha zawe zose bikuyeho ngo garukira mwana waje kuko ari je wagucunguye. Haleluya. Izo ni izanditswe musome muri Yesaya 44 ku murongo wa 22 muhera aho ngaho nuko hazavuka nta jambo ryacu na rimwe twashizemo. Reyo y'ibicumuro byawe igicuta bakoma iza garukira mwana wanjye naragucunguye. Ora kandi kasika kavuga ngo rangurururire yewe mutima we imbabazi z'umukiza nawe zakomezeho imushize rangurururire
Thank you.